ushobora kuba uri kwa muganga, ushobora kuba uri mu rugo, ushobora kuba uri mu modoka, ushobora kuba uri ahantu hatandukanye, ariko mbere ya byose ndabanza kukubwira ngo undege amatwi kugira ngo turebere hamwe ibintu bitanu ushobora kuba wujuje kugira ngo ugere ku gihe cyawe n'Imana, ugere ku bisubizo byawe, ugere ku mugisha Imana yakuvuzeho. Nuko ijambo rivuga ngo inshuti zakuvaho, imiryango ikakuvaho, ariko Yesu ntago yakuvaho. Tumbira Yesu gusa. Amen. Icyo Imana yavuganye nawe no gukora izagikora. Waba uri insuzugurwa. Yesu ashimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Tunejejwe no kubahereza ikaze kuri YouTube channel ndi umukristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Turabasuhuje mwebwe muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Turavuze ngo amahoro y'Imana n'imigisha itanga bibane namwe. Ndasuhuza bene data bari mu Faransa n'abashiki bacu, bene data bari muri Amerika n'abashiki bacu, bari Australia, Asia, Amerika, hirya no hino hano iwacu muri Afrika. Turabasuhuje mwebwe muri mu nguni zose cyangwa se mu mbane zose zitandukanye. Tubahaye ikaze hano iwacu kuri ndi umukristo YouTube channel. Ubwiza bw'Imana muri Imana nabane namwe cyane, kandi mbere byose mbanje gushimira wowe wakoze subscribe, ugakora share na comment. Ndavuze ngo Imana ikumbere umugisha mwinshi cyane, kandi nawe utarayikora ndagusabye na kantu gato cyane kugira ngo uzagakore, bityo Uwiteka Imana ihabwe cyubahiro. Ngukore muri kubibona ndabwo turi twenyene kuri YouTube channel ndi umukristo. Natumiye umukozi w'Imana n'umugabo aze kwivugira, reka nze nawe abasuhuze kandi ababwire amazina ye. Ni karibu Pasiteri. Yesu ashimwe cyane. Amazina yanjye nitwa Banyanga Stefano Pasiteri, ndi umugabo ufite urugo, Imana ibambira umugisha. Arakoze cyane. Nari umukozi w'Imana usizwe muri iki gihe ngiki, ngeho muranzi muramenyereye ku YouTube channel ndi umukristo. Imana kikomeze ibane namwe. Tudatinze rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nabateguriye, ibintu bitanu bishobora kukwinjiza mu mugisha wawe. Nari mvuze ngo tugiye kuganira ku bintu bitanu bigomba kukwinjiza mu migisha yawe, kuko ushobora kuba umaze imyaka uri gusenga usaba Imana, ariko mu by'ukuri utarasobanukirwa kino kintu. Nagira ngo rero tuganire ku bintu bitanu bigomba kukwinjiza mu migisha yawe, ukayakira ukayicakira, noneho bityo ukareka gusengana amarira, ukinjira mu bihe byo gusengana umunezero, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Reka twifashishe ijambo ry'Imana turi busanye hano muri Matayo, hano mu bice byaho ni 7. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 7, ni naho tugiye kuganira. Murabona ko ndi kumwe na mwene data mukozi w'Imana, nawe ari bubaganiriza ijambo ry'Imana uko Uwiteka aza kumushoboza kugira ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ariko njyewe nenda kubabwira ibintu bitanu bigomba kukwinjiza mu migisha yawe. Reka rero tumusabe abanze adusengere nguko bimenyerewe. Abana b'Imana dutangira dusenga, tugasuza dusenga, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Karibu Pastor Stefano, sengera abana b'Imana baduteze amatwi. Karibu basengere. Uri data wa twese, uri Mesiya, izina ryawe rishimwe. Shimye neza yako banye natwe, shimye ko warinze ubwoko bwawe, shimye ko warinze data igihugu cy'u Rwanda, shimye ko warinze abantu bari hanze, shimye ko warinze abarwayi, izina ryawe cyubahiro. Akanya tugeze mu nzu yawe, tuvuga gukomera kwawe, tuvuga ineza yawe. Shimye ko twagera kuri uyu munsi, ababyeyi babuze urubyaro, abahereza urubyaro, senge abapapa babuze icyo gukora, abahereza icyo gukora, senge abantu bari inyuma y'igihugu, aba bose wahindura amateka ku buzima bwawe, izina ryawe ryamamare. Senge data abatorero, senge abashumba, senge abakristo, senge data abaririmba bavuga ubutumwa, aba bose senge ababuze kuko abahereza amahoro mu mutima, izina ryawe icyubahiro. Yesu abari twese ubane natwe, kandi gahunda zose komeza uziyoborere. N'izina rya Tata twese, pepo zose z'abadayimoni, ngahano turengere muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana hano muri Matayo ibice ni 7. Turasoma dore ku murongo waho no wa 7. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo musabe muzahabwa,
mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so wo mu ijuru ndazarushaho guha ibyiza ababimusabye. Akira ijambo ry'Imana. Imana twagere kandi tindane natwe. Wowe mushiki wanjye, wowe mwene data, ushobora kuba uri kwa muganga, ushobora kuba uri mu rugo, ushobora kuba uri mu modoka, ushobora kuba uri ahantu hatandukanye, ariko mbere ya byose ndabanza kukubwira ngo undege amatwi kugira ngo turebere hamwe ibintu bitanu ushobora kuba wujuje kugira ngo ugere ku gihe cyawe n'Imana, ugere ku bisubizo byawe, ugere ku mugisha Imana yakuvuzeho. Mana y'Imana kandi inshuti z'Imana, twirirwa gusenga ni byiza, tukazamuka imisozi, tukajya mu bibaya, tukajya mu butayu, tukajya mu migezi, tukajya mu buvumo, ahantu hatandukanye, tukajya mu nsengero, tukamara igihe kirekire, ariko mu by'ukuri tukaba tutarasobanukirwa kino kintu. Ibintu bitanu rero, icya mbere Imana iri gushakaho no kubanza kuyizera. Nukubanza kuyizera, ukizera ko ibyo ugiye gusaba Imana, ukizera neza udashidikanya ko Imana ifite ubushobozi, ifite ububasha bwo kubiguhereza. Burya biragoye cyane ko wasaba umuntu utamwizeye. Burya mbere ya byose no mu buzima busanzwe, kugira ngo umuntu agire icyo aguhereza, ni ukubanza kumwizera, ukizera ko ibyo ugiye kumusaba, ukizera neza ko abifite kandi ko ashobora kubiguhereza, Imana igahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero n'Imana ugomba kubanza kuyizera. Icyo ni icya mbere, ukamenya ngo irahari, ukamenya ngo ni data, ukamenya ngo igutegeye amatwi. Yesaya 59 natubwira ngo ntabwo ugutwi k'Uwiteka kwapfuye ngo ananirwe kumva, n'amaso ye nta nubwo yapfuye ngo ananirwe kureba, n'amaboko ye nta nubwo yacitse ngo ananirwe gukora ibitangaza. Ubwo rero iyo tubanje kuyizera, tukizera ko ihari, tukwizera ko twumva, tukwizera ko ari data, n'ibyo tuyisabye ibigomba kubiduhereza. Noneho icya kabiri ni ukwihana. Wamara kuyizera, ukihana, ukihana ibyaha byawe. Iyo dusomye muri Yesaya 59 ku murongo wa 2 ngo impamvu dusenga tugasaba nde dusubizwe, impamvu dusaba Imana yacu ndedorezwe ibyo twasabye, ngo ibiterwa no gukiranirwa kwacu. Iyo twamaze kwihana, tugaca bugufi, tukava mu byaha, ikatubabarira, tukemera kwakira imbabazi zayo, ndakabuza icyo uzasengera Imana izakiguhereza, kuko wamaze kuyizera, wamaze kwemera kwiriho. Kuko Imana yacu ntabwo ikorana n'abanyabyaha. Nubwo yarigeze kwivugira ngo yahagarara ku bitugu by'abapfapfa, ikikorera imirimo yayo, ariko cyane 100% nuko Imana ikorana n'abayubashye, Imana ikorana n'abayitinyutse, bakemera gutinya, bagatinya icyaha, bakegeraho iri, bamara kwegeraho irindi bayihunye, bamara kwegeraho iri bakayisaba bizeye, bakayisaba badashidikanya, bagaca bugufi, bakihana, bityo Uwiteka Imana yacu ikabahereza icyo bayisabye. Noneho icya gatatu, ubundi ukayiringira. Bundi hari ibintu tutamenya, kwizera no kwiringira ni ibintu bibiri. Ukayiringira kandi ukavuga ngo ubwo nsabye Imana ntabwo izambereza umwaka ushize, oya, uko ukiringira neza ko icyo usabye ko ugihawe. Ukiringira neza ko icyo usabye ko ugihawe, ugahita winjira no mu mashimwe, ugashimira Imana ko icyo wasengeye ko wagihawe, icyo wasabye ko wagishobejwe, bityo Uwiteka Imana yacu igahabwa icyubahiro. Bana y'Imana kandi inshuti z'Imana, icya kane rero, icya kane nanone kigomba kukwinjiza mu mugisha wawe. Icya kane, bundi ugashaka icyo gukora, ugashaka icyo gukora, yenda se ugashaka akazi, ugashaka amafaranga, ugashaka urushoro, ugatangira ugakora, kuko muri bya bindi twakoze, bya bindi twakoresheje amaboko yacu, niho Imana ihera ikaduha umugisha, Imana igahabwa icyubahiro. Mu by'ukuri ushobora kumara iminsi 21 usenga, ibyo ni byiza,
ni byiza cyane. Ariko noneho igihe wamaze gusenga ukinjira mu gihe cyawe ugakora, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Yo haleluya, Mana yacu twagere kandi kindane natwe cyane. Hano gushaka rero noneho cya kindi wasabye Imana ni ukugenda ugashaka ugakora. Niba ucuruza ugashyiraho umwete, niba ukorera bose wawe mukorere neza, niba mu byo wihangiye imirimo bikore neza. Numara kubikora neza Imana izaguha umugisha iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, aho hose uzahabona umugisha, kuko n'ubundi wasenze, urizera, uriringira, umaze kwiringira uca bugufi wihana ibyaha. Icya kane noneho winjiye muri gahunda yo gukora, kuko wagiye gukora ndakabuza Imana izabana nawe, izaguhera umugisha muri bya bindi wakoze, izaha umugisha amaboko yawe, izaha umugisha indambwe z'ibirenge byawe, kuko werekeje mu kujya gushaka umugisha w'Imana isumba byose. None ubundi icya gatanu ngiye no gusorezaho, ngakira mwene data nawe akagira icyo akubiramya ijambo ry'Imana, Imana kigaba icyubahiro, kuko nawe hari icyo Imana yamusize ku mutima. Icya gatanu ugakiranuka. Icya gatanu ugakiranuka. Gukiranuka nabyo ni porosodire ndende, n'urugendo rurerure. Bya bindi Imana yaguhaye kugwaramo umugisha, ugakiranuka, ukamenya gufasha abakene, ukamenya gufasha imfubyi, ukamenya gutanga icyacumi n'amaturo mu nzu y'Imana. Ndakubwira ukuri, ibi bintu nubikora ugafasha abababaye, imigisha izisukanura, izaturuka iburyo n'ibumoso, nawe ubwawe bizagutungura, uzayoberwa aho imigisha yawe iri kuva. Buriya bana b'Imana, abantu benshi bazi ngo kugemura kwa muganga ni ukugemurira umuntu uzi, mwene wanyu wa hafi, muturanye wawe. Ariko burya ushobora no guteka ibiryo byiza, cyangwa ugafata amafaranga runaka wagennye ukajya kwa muganga. Buriya kwa muganga hari n'abantu baba bariyo badafite abarwaza, hari n'abantu baba bariyo badafite ababagemurira. Iyo rero ugiye ugafata ibyo kurya byawe ukagemurira umuntu uri kwa muganga, ugafata amafaranga ku mugisha Imana yaguhaye, nibyo nisengo no gukiranuka, ugahereza umuntu ukaba wamurehera ibitaro, ndakubwira ukuri uzabona umugisha w'Imana. Imana yacu izahabwa icyubahiro. Ngo rero mushiki wanjye, mwene data wowe undeze amatwi, Bibiliya tubwiye ngo turi babi ariko tuzi guhana abana bacu ibyiza. Ngo none data wa mwijuru wenda azahereza ibyiza ababimusabye. Usabe mu izina rya Yesu uzahabwa, kandi ushake uzabona. Gushaka n'ibyo navuze byo gushaka akazi, gushaka icyo ukora, kugira ngo Imana ikiguheremo umugisha, bityo Uwiteka ahabwe icyubahiro. Sawa rero, ndagushimiye, urakoze kundega amatwi. Ijambo ry'Imana urigendereho, niwarigenderaho rizakubera umucyo, rizakubera umwungeri mwiza, kandi rizaguha iby'isi itanga, riguhe n'iby'ubugingo, bityo Uwiteka Imana yacu yahabwe icyubahiro. Karibu mwene data Pastor, turakwakiriye. Nawe Imana ikomeze kongera imbaraga, uganire na bene data bari hirya no hino ku isi, mu bigo bitandukanye, aba diaspora hirya no hino, nawe ubasangize ku ijambo ry'Imana. Imana iri kugufasha mu iminsi ngiye. Karibu karibu. Urakoze mushumba kunyakira, Imana iguhereze umugisha. Nongeye kugaruka imbere yanyu, Uwiteka akomeza abane natwe. Imana iyo yagukunze, nkunda kuvuga ngo Imana yagukunze ntabwo robanura ku butoni. Imana yaje imbere yawe ntabwo robanura ku butoni. Shaka Imana nshuti yanjye, ushaka Imana bigishoboka, ukabakaba Imana. Kandi iyo wakoze ku Mana ari amateka ahinduka ku buzima bwawe. Iyo wakoze ku Mana ari impinduka zihinduka. Ni ku ijambo rivuga ngo inshuti zakuvaho, imiryango ikakuvaho, ariko Yesu ntabwo yakuvaho. Tumbira Yesu gusa. Amen. Icyo Imana yavuganye nawe no gukora izagikora. Waba uri insuzugurwa, icyo Imana yakubwiye izagikora. Abantu bari hanze, icyo Imana yavuganye nawe izagikora. Abari mu gihugu cy'u Rwanda, icyo Imana yavuganye nawe izagikora. Reka umushumba mfashe asomereza Zaburi 15, dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana idushakaho. Wowe utitirize ku Mana, wowe ushaka Imana,
utarebye ku ruhande, uhamagara Imana utarebye mu bindi bintu byatuma udasenga Imana, ariko nizeye mpagaze mu mbaraga z'Imana. Imana ije gukora ibitangaza ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Imana ije gukora ibitangaza. Imana ije gusobanura ibyanza gusobanuka. Humura, Yesu ari mu ruhande rwawe. Reka nakira umushumba amfashe gusoma ijambo ry'Imana. Zaburi ya 15 turahera ku murongo wa mbere. Yego. Haravuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe. Umviriza amagambo. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe. Ninde uzatura ku musozi wawe wera. Ninde uzatura ku musozi wawe wera. Ne ugendera mu bitunganye. Ugendera mu bitunganye. Agakora ibyo gukiranuka. Akavuga iby'ukuri umutima we. Yego komeza. Utabeshesha abandi ururimi rwe. Ndagirire nabi mugenzi we. Ndashusha inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa. Yego komeza. Ariko abatinya Uwiteka. Umviriza aho uruzinge, ariko abatinya Uwiteka. Haleluya. Haleluya. Abatinya Imana, Imana irabubaha. Yubashye Imana nayo irakubaha. Yubashye Imana, Imana ifite uko yakuyobora kubera ko wayubashye. Yubashye Imana, Imana ikuzamura mu ntera. Yubashye Imana, Imana gucira inzira. Yubashye Imana, Imana ifungura awi. Yubashye Imana ariko ndakifunguka ku buzima bwawe. Haleluya. Amina. Twagiye ngo icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi. Icyo yavuze imbere yawe. Yego. Ntiyivuguruza. Ntabwo yivuguruza. Ntabwo rizifa yaza kubona intamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ntabwo yemera ibiguzi. Hari mu magambo magufi ari abantu batanga ibiguzi ku mugenzi we. Suko Imana ikora. Suko Imana ikora. Imana ntabwo ujya ruswa. Imana ntabwo ifata amafaranga kugira ngo bagukura ku ntebe wicayeho. Imana yavuze ngo nzagwicaza n'abakomeye. Ibe yarangije gusinya. Humura rero, Imana yavuganye nawe ije gukora. Murongo wa nyuma uratubwira ngo ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Imana yavuganye nawe. Numva ko Imana yagushize ahantu hakomeye cyane. Ntabwo uzanyeganyezwa. Wowe wizera imbaraga z'Imana, wizera ubudangara bw'Imana, wizera Yesu ko Yesu ari mu ruhande rwawe. Kandi Imana ikomeze ibakomereza amaboko. Imana ibahindurira amateka. Imana ibacira inzira. Mbwira abapapa tumukomere muri Yesu. Imana ibakomereza amaboko. Imana ihindura amateka. Mbwira ababyeyi tumukomere kuri Yesu. Icyo Imana yavuganye nawe ije gukora. Mbwira abasore n'abakobwa ngo mukomere kuri Yesu. Icyo Imana yavuganye nawe ije guhindura amateka, ije gusondera gusobanuka, ije gucinzira. Ni urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Wa mupapa we komera kuri Yesu. Wa mubyeyi we komera kuri Yesu. Wa musore we voilà komera kuri Yesu. Icyo Uwiteka yavuganye nawe ije gusohoza. Icyo Imana yakubwiye ije gusohoza. Wa mubyeyi wabuze urubyaro komera kuri Yesu. Imana niyitanga urubyaro. Wa mupapa we wabuze akazi komera kuri Yesu. Imana niyitanga akazi. Wa musore we komera kuri Yesu. Imana niyitanga ubwenge. Wa mukobwa we komera kuri Yesu. Imana niyitanga ubukwe buzima. Icyo Imana yavuganye nawe ije gusohoza. Icyo Imana yakubwiye ije gusobanura. Icyo Imana yavuganye nawe ije guhindura ku mateka. Izina ry'Imana ryamamare. Awi Imana ibambere umugisha. Uwiteka komeza abagure. Uwiteka bumvira umunsi wa none. Uwiteka komeza atinana namwe. Imana ibacira inzira. Muri kumwe n'abanyanga Stefano Pasiteri mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibambere umugisha cyane. Arakoze cyane umukozi w'Imana. Tokere nawe. Rakoze ndakumva muka. Kandi nawe turagushimiye kudukurikirana kuri YouTube channel ndi umukristo. Amahoro y'Imana akomeze abane na kandi ubwiza bw'Imana bukomeze bukugaragareho. Wewe mushike wanje, we myene data, wowe uri hirya no hino uko wakumva bimeze kose humura hari Imana. Reka nze ngwibwirire kano kajambo kanyuma. Muri imbyarerembye aravuga ngo iyo birenze ingombe ntago biba birarenga ijambo. Uhumure rero uko wakumva bimeze kose. Yenda ubukwe bwarapfuye, baragusabye biranga, wabuze akazi,
ndetse waranditse usaba ntabwo baragusubiza, ariko niba ari Imana yakuvuzeho bishobora kurenga ingombe, ariko ntabwo birarenga ijambo Imana yakuvuzeho. Sawa rero, reka dusabe mwene data bahereze nimero twizacu ziba zihari aho ngaho. Wenda wakumva uko bimeze, wamukenera kugusaba wagira ngo n'ubundi agusengere cyangwa se kumugisha inama ku kibazo waba urimo, reka aguhereze nimero gira ngo yenda wamutelefona niba ari ikindi wamubaza mu buryo bwo gusenga, mu buryo nase bw'imbuguro, mu buryo se bw'inama, kugira ngo azagufashe mu buryo bw'amasengesho cyangwa se ikindi kibazo cyose. Pastor wabafasha ukabereza numero bene data kugira ngo yenda n'ikindi gihe niba gukenera bazavugane nawe. Karibu. Murakoze cyane. Nomero yange 078 94 11 46 078 94 11 46 Imana ibambere umugisha. Sawa, murakoze cyane. Ngisange ziba zihari hepfo aho ngaho, ziba zihari kandi muratumenyere kuri YouTube channel ndi umukristo. Reka tuvuge ngo amahoro y'Imana nabane nawe cyane. Ushobora kuba uri mu modoka, ushobora kuba uri mu nzira, ushobora kuba uri mu cyumba cyawe aho wicaye, reka dufatanye gusenga kandi nuca bugufi no kuri Imana irabiri mu ruhande rwawe. Data mu izina rya Yesu turanejeje no guca bugufi no kugushimira, izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Mana turagushimira ko wakoze imirimo n'ibitangaza kubana natwe. Mana turakunezewe cyane, izina ryawe nirikigwe hejuru kuko uri Imana nyamana. Ngaho rero utubere Imana, tube hafi Kristo mwiza. Sengeye bene data, sengeye bashiki bacu nyagora ku ngoma, babande dusanzwe dusengana, babande badose ko tubasengera kuko batinze kubyara, babuze akazi, ibyangombwa. Kristo mwiza mwana dukunda, ndetse abo bose ubacira inzira, abakiri mu bupangayi nyakubahwa Imana, abari gucuruza bagahomba, aba bose Data ubabere Imana kandi ubabere umucyo, ubacira inzira nguko twamaze kuganira ijambo rya tugitangira. Nzi neza kugiye gufungura imiryango y'imigisha kuri benshi, izina rye rigashyirwa hejuru. Ngano bagiriye neza kandi ubakomaze kubatetesha, niko tubasengeye ku Mana. Abarwayi ubabere muganga, bobore dogiteri Data ku bizina ryawe. Ngano komeze uyobore kandi uganze, niko dusengeye bene Data n'abashiki bacu ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Samura koze cyane.